Awe. Kubona inkoko kiro kankubaza bifata inyama nkuko ukazirya gutya oya izi nyama ari kurya baziguze igufwa rigira mu nkoko waziguze zino nyama ku buryo zifata ukazimiragura gutyo miragura mwapa wakutonda ikagera mu nda ntago imanuka oya ntago imanuka izi nyama baziguze ndabona uburyo yimeye yishyira aho ngaho ubwo ntago nyine kurutamira ino nyama yicire mwana urafata inyama ukazimiragura nk'uwazihakiye wowe wapi kira wayibya n'ibindebe zone nyama nago wazihashye oya kira nago bindebe ahubwo yishikira hasi izi naziguza n'umugabo dutegerezanywe turi kumwe ujuze miragura wowe kira hasi cyangwa nkuheze umwuka unjije inyama ndayikuzijije mukarya ibyo mutanga fata ibyawe kira kandi ko nyine ufata ibyawe umva kira fata kira fata nyine niri mu kanwa yikuremo sana hano sine nyama mba nahashye we umugabo wanje wasingure ntago yazara yaryaho urata kurya hasoni mama pauze ko wajya ngo nawe ntago ujye urya inyama iwanyu ntago uteka inyama uteka inyama ra kira reka nkubwire izi nyama ari kumiragura gutya ntago wazihakira byumva neza meza hano izi nyama abwa ni ziri mu kanwa meza mereza inyama twazihashye abwo mereza hano mereza izi nyama twaziguze we umva abwo ndeba ko hatagiye isigayemo mereza hano asoni wowe kurya inyama nk'uwaziguze ko ntaho kuri kukabundukije mu mapa ndakurukira irangana pa soni we mbone wanagiye ahubwo uragiye cyane kugenda mapa ungize imbwa soni ungize imbwa ku buryo ndi inyama ukajya kuyindutsa ndazikurukije jewe ahubwo mbabara nsanga wakiye ye kwitangira nje command Okerekana waje mbasuza cyane abakunzi mwese channel yacu yitwa Agatako TV meze mutegewe nitwa Junior umusore ngitaje imigozi muhambira ikindi kuba kumushwe simweza gaca umuntu umwe yaravuze ngo iki ni ikibindi nibyo cyangwa ngo byari gituba hafi urumva byari gituba hafi undaraza aravuga ngo ibyahubwo urumva ntabyo numvise byose genda kubwiye ngo subiramo byari gituba hafi hanyuma ibyahubwo urabyumvamo neza mama bimeze bite rero ni fresh man ariko gihe ubundi umbaza iki wundi habari byari igituba hafi ibyahubwo we ni byeri nyoko uravuze ngo habariyo ubundi umbaze gutyo uvuze ngo iki ndi kukubaza ni uraho uravuze ngo habariyo no ugiye kuneza abantu ngo ndi kunywa inzoga habariyo nagusuza agasuza n'abandi bantu bishite zacu cyane noneho nkavuga ndi kumwe na Junior kuri ngene mbona ari n'ikibazo mwabantu ni kuri ko yose ndi ikibazo kuri wowe uri ikibazo kuri nge nk'ubu uri kumbaza iki ndi kwinywera ndi kukubwira amagambo nakubwiye kwicupa twayumvishe babe hafi kabisa ngo byeri igituba hafi reka noneho abandi bayikunde baravuga ngo ibyahubwo reka twanze duhe ikaze uwitwa Kiroso sawa aze hano tuganire mbabaze impamvu umururumba mufite w'ibiryo kiro karibu ubu tuje twarahuye umururumba mufite w'ibiryo n'ubu muraho karibu ntanyama zirimo karibu bona bayo sigaye mwarigize nka mugabo ubyibushye kutadusuza kusatwihagara hano n'umuco warawibagiwe areba badukurikiye ahubwo tweyiture oya uje kunyiyamase ko mutagiye kwa mama pape kuramo nozana maze kurya inyama maze kurya inkoko maze kurya inkoko imirurumba mufite ni iki kibiryo mu Rwanda iki imirurumba y'iki ko mama pape yanteje abantu ko naguterera abantu mwagiye muri ibyo mama pape ko ari inshuti yanjye aje kumfata mu ijose none nazindutse kundega anadutse
ariko reka ngwere ngiye impamvu nabikoze umujama yarambwiye ati mama pape ndaje dusohokane umuji wanjye w'umufana wanjye ugende wakikishaka yaba inkoko yaba ihene yaba urukwavu ufate inyama kandi uzirye mageze ngiye kubona mbona uyu mugabo w'ubwanwa arazatatse kuzimukura nazimukuye mu kanwa ndabivuze ngewe umwana w'umugesera ntabwo ari inzara ntabwo n'ubusambo ega umuntu wazinguriye ntabwo nari nzi wenda wabonaga nabura amafaranga yo kwigurira inyama impamvu naziriyeho rata nuko mama wa pampe bivuge bakureba se wijijisha narebe hari sanzwe turi inshuti nagiye nisanzwe ku nyama ntabwo turi inshuti ntabwo ku nyama nituri inshuti tujya tuba inshuti kuri byeri kamerama erekana kiroso unagaragaza bazimuvana mu kanwa hari ibintu bidahingwa byose ntuzabe w'inshuti n'umuntu umugore ntihazagiye umuntu ukubwira ngo ni inshuti ye wa mugani banza wumve ibintu utazajyamo inshuti n'abantu umugore abonye biriya bintu kandi mpaha inyama akabona ukuntu wanyweye inyama mu kanwa reka nkubwire ikintu reka nkubwire ikintu utazaho umundi muntu ngo mube inshuti inyama ntuzazigiraho n'umuntu ubushuti sibyo imegere ntuzazigiraho n'umuntu ubushuti uretse baze nkubwire imegere zipfa rimwe mu mwaka nibyo nkubwira nyine ntuzazigiraho n'umuntu n'ubushuti ziboneka buri munsi ziboneka zitaguzwe zirahingwa kuko ibintu bidahingwa bahita umugore wawe ntazajye umuntu ukubwira ngo mufatanyije mu kuba inshuti ibyo bintu by'ubyirinda we urumva niyo ntazajye umuntu ukubwira umugore ngo turi inshuti usanga bararyamye ngo biceceke n'inyama rero gendaga kiryoze kidahingwa umugore abonye iriya video yavuga ko ntahaye inyama nyine kayi mpaye inyama yavuga ko nkunda inyama mu buryo ureba abantu kuko byabaye yaransebeje niyo yarigeze muhogo yayiranduyemo yayizamuyemo akagira muhogo urumva umeze utubone yani ko ngare ko namekero nimubwira abantu batekereje ko mufite inzara mushonje mama wa pampe urana rukwavare kurya natashye mitangura inkoko ngewe inzara ndayifite impamvu nazimwambuye nangize amahirwe umuntu akanguriye ntagaheruka umuntu azirya nkandi umuntu watekereje nyine ko mushonje mwaraburije nta kintu mufite nge ndashonje byanyabyo wowe bana gushonje urashonje kiro ahubwo jya uvugira reka nkubwire nanone nawe urabizi nta muntu udakunda inyama yego hariya nanone kandi ikindi ujya tujya tuvugisha ukuri ikindi baba ngo yego akaryo kinini gahora mwitama ariko mama wa pampe yagaragaje yuko aho kadahora mwitama yazaga agashinguzamo ngoma gakuramo gahoramo nyine ngoma gakuramo ko ari naga ikirahari nkawe yenda bayikuyemo ari wowe bayikuyemo yeza najya kurya ibyo ntahashye nanjye sinjya nzivumba neza no bwambere nkugura inyama tamonesa nazo we no bwambere nkugura inyama none se niba warazinguriye nizo waraje kwishyuza nubundi nawe ni umuntu dusanganywe reka ngene mitanyi mfata akaguru uyu mwaka watangiranye iri zuba rimeze nabi sasa wowe ugira abafana bawe kiroso kuri sawa sawa babwe ibyo icyo batazagira bareba oya batazagira ngo ngira indambi umuntu mukundi ihahira jewe no mu rugo ndazihaha ako mama wa papa yaransebeje utobarwa na buriya bwanwa mama wa papa yapfuye kandi buriho ari ubwagiye bujyana na ziriya nyama iyi video nzayereka akanyombe oya nzakuneza uriya musaza noneho se namukira kiro reka nkubwire wenda mbabarira ntuzo ariko ikintu nkubwiye cyo kandi usabire imbabazi imbere y'abantu nako nubwo nzi gusabye ntuzongeye kurya ibiryo utahashye buriya nk'amata w'umugabo n'inyama ya ntuzongeye kurya ibiryo utahashye nubwo nzi gusabye ko nahazi noneho nk'amata abonye ndi biriya kandi birirayo none se ntabwo abantu babibonye ahubwo barabizi ko batabimuha abantu barabibonye cyane n'umukuru nuko atatinyuka kubikubwira niho yarabibonye ikindi nkubwiye tuzabwa umuntu turi inshuti uraje undi muntu ukunda kubikora nawe n'ifisi nyamuni hari igihe nawe azaza ku isahane yanjye bayita we na fisi nyamuni nawe yabikunda ndamo buryo hari igihe nzazimukura mu kanwa kera ndabyibuka mu cyaro hajyaga bateka inyama zibaze bajya ni moto turimo bashyizemo isasu atwite ibibazo ari umugabo noneho ni ukuvuga ngo
kera twajyaga uzi ko bajyaga bateka inyama bakazibara tubaza kunywa isosi kugira ngo twumve twifiringe inyama tuziyashe niba washaka gufiringa ziriya nawe hari mushiki wanjye utarya inyama amazi gafite wazishe amuheka zirya kera hose aho bazitetse amujyana ahantu hose nkajya kugira ikintu cyose amubwiye kandi arahata inyama kandi noneho nayo yamubwiye ariko nawe ugati wewe cyangwa umwana bafite inyama yego noneho nkamuheka musa agenda arira bakaduha nyine igihe cyo kuzana cyagera ubwo yajyanye gushaka inyuma kaburiye ebyiri agahita ya nyama agahita yimereza ubwo ahita agashyiramo hano umuntu uza nabaga nambaye igikoti agashyiramo nayimaze igihe nariye vuba yego ariko nanone ikindi nanjye natakikariraga umugongo kubera ko namuheka cyane wabaga umufiri wirirwa umugenda umufiringa kubera inyama imwe bari wazikunze cyane nibyo ngo makotorera ku nyama ya mbuzi ku nyama ya koko ku nyama ya mbuzi ni ihene bayita koko ni rusake doge ni iki dogo ni urukwavu oya mvuze doge ntabwo doge ni iki dogo ni urukwavu doge ni imbwa ni imbwa kuko ari ubuzi chevre ni iki ubundi chevre ni iki ni kanyamwana chevre ni iki ni kanya barisha inyama vache ni iki inka ishaka muto ni iki moto ndayibaga nayibagiwe nuko ngaho ugereranya moto ndayibagiwe nyine ugereranya bari kunshaka akantu gaho kwibariza ntabwo kirafafa bandi bihuta mwana ko nabagore wemera ko hari umugabo w'imbwa oya bajyavuga ngo nabagabo b'imbubaho ariko hari umugabo w'imbwa ni umugabo urumva uretse kugenda bajyavuga ngo nta mugabo w'imbubaho kandi abagabo bose uko bafite ibitsina siko bitwa abagabo ntabwo kwitwa umugabo ari ukuba ufite igitsina urumva kwitwa umugabo ni uko n'ibikorwa uw'imbwa bameze turi ni wa wundi ufite igitsina yitwa ari umugabo ariko atari ni wa wundi utamenya kuhahira urugo ni wa wundi utamenya kurongora umugore kandi ariryo tegeko ryo kurongora urumva ako kantu urumva ni wa mugabo utamenya guhaha inyama urabyumva mu gitabo cy'ababwiriza none kukubwira ngo mpfunyike byose reka nguhereho mama pape tumwiborere n'ubundi ntibwakwira hari agasopike mfite ko kuzajya umuntu wese uretse gato ine no zavugisha amagambo yitwa ngo iki uretse gato uyu muntu wavugisha amagambo yitwa cyongereza witwa Benwa hanyuma mu gifaransa uretse gato mbanze poromotinge kontenti nshya kuri Agatako TV igiye kujya bagezaho umusitari wese tuzatwakira hano tubanza kumuha agacarenji ko kumubaza ngo mu buzima bwawe ni abahe bantu batanu bakugiriye umumaro na n'ubu uvuga uti uyu muntu mu buzima bwanjye niwe ngiye guhera abantu batanu ushobora kuvuga mu buzima abantu batanu ureba hariya bakugirira umumaro cyangwa se ushobora kuvuga ati aba bantu sinabibagira abantu batanu ureba muri kamera ikiganiro yewe uwa mbere wigiriye umumaro ukomeza uwa kabiri ni umutimanama wanjye uwa gatatu ni ubwenge bwanjye uwa kabiri ni umunwa wanjye ni uwa gatatu wa kane yewe uwa gatanu mwakwambaye inyuma data so uwa gatanu wazanye ikiganiro hariyo ibyo wavuze wateye ikiganiro
n'abo bantu batanu uvuga uti ko ari wowe gusa n'Imana nta bandi cyane abane bose ni wowe sibyo noneho ukurikira wa gatanu urakoze cyane mama papa twagize abantu batanu bakugiriye umumaro uvuga uti aba bantu rwose ikiganiro cyanjye mubyibuke hano kuri Agatako TV iki kiganiro nzajya ntangira ikiganiro mbanje kubaza ibyo bintu abantu batanu bakugiriye umumaro urigeze kumpasa baganize intoki ndahera kuri mama papa Masanya na Pamela umutima wanjye warankunze batuma mumbona kavuga ikindi kintu nongeraho perezida w'igihugu Kagame Paul watwemereye kujya kuri YouTube ubu nawe yagira umumaro uri kubyumva undi muntu ndongeraho umuti wanjye nkunda cyane bamwita Elise Manzi uwa Tanzania ukandura kumvamo undi muntu nongeraho mu bantu banjye bagira umumaro ndongeraho umuntu bamwita wa Yezu sawa ariwe Kiroso yaranemberera cyane Igisenyi Kiroso yitwa Yezu Pascal abantu babi ibyo biba no Yezu Pascal amazina y'umuntu kuyavuga nta kibazo kiba kiri oya nabirenze mwana undi muntu ngiye kuvuga hari ukuntu buryo umuntu avuga ntaci ibyuma burana n'uwitwa Sadunda yagiye umumaro yaranembereje akanjyana hose ajyana Tanzania urumva ajyana Igisenyi ndishyuye ajyana Tanzania ntashye ndyama ndishyuye kugenda ngana kurinda arandyoshya arangatigura n'undi mwe n'uwujugunye nawe mu bantu bagiye umumaro arimo witeka mu mugi subiza kano kuko mu bantu bose yaba ari wowe na Kiroso nta mubyeyi ugeze ariko ababyeyi bacu uzavuga bapfuye uwapfuye bajya kumuvuga murakoze cyane mugira ibihe byiza ntabwo duterekera twebwe